isi igizwe n'ibihugu birenga 200 ni ahantu henshi ndetse henshi cyane hari amasumo y'amazi. Gusa hari impamvu uyu munsi nagarutse kuri uru rusumo rwa Victoria Falls. Uru ni urusumo rwiza cyane ruherereye ku mugabane wa Afurika. Ni rumwe mu masumo asurwa, agatembererwaho, akaruhukirwaho ndetse n'ibindi bikorwa bifite aho bihuriye n'ubukerarugendo, yaba abahasohokera birahakorerwa. Aha ni ku mupaka wa Zambia na Zimbabwe, ku mugabane wa Afurika, ni ku mugezi wa Zambezi. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Fix Niyomanu. Mwibukije gukora subscribe kuri Iwacu Topic. Abasangwa butaka baturiye iri sumo, nimvuga abasangwa butaka ubwo wumve abantu batuye hafi aho n'uwo mugezi wa Zambezi bakaba baturiye iri sumo ya Victoria Falls. Abangaba nabazwi nka Batunga. Iri sumo bakaba bakunda kuryita Mozi Owatunya, bisobanura umwotsi uvuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. N'abashakashatsi benshi bakoze bikomeye, barahangayika, bigomwa amajoro batarya, bigomwa amanywa bataruhuka, bigomwa amajoro n'abagore cyangwa abagabo babo. Bazengurutse imigabane hafi ya yose igize isi, bavumbuye byinshi gusa bibutuntu duto kuri bo. Bagenze umugane wa Afurika by'umwihariko bawumaze amaguru, bagenze mu bihugu bitandukanye ndetse hafi ya byose bigize uyu mugabane wa Afurika, ariko ntacyo ubushakashatsi bwabo bwagezeho, cyangwa se bamwe bwakigezeho ariko ntibwabyara nk'iyi nkuru ndi kukubwira uyu munsi. Gusa niyo mpamvu ngira ngo unyemerere uyu munsi ngire umugabo umwe ngaruka w'umushakashatsi. Uyu niba wararebye amafilime menshi atandukanye avuga amateka, ukaba warize amateka cyangwa warasomye ibitabo, ntabwo wayoberwa iri zina. Amazina ye ni David Livingstone cyangwa se umwite David. Uyu mugabo w'umuhanga ndetse w'umushakashatsi David Livingstone mu mwaka w'1855 nibwo yabashije kuvumbura iri sumo aryita Victoria Falls. Hari impamvu nyinshi zatumye iri sumo atarishyira mu mazina ye kugira ngo abe ari uzibukwa, ahubwo we yise iri sumo agendeye ku mazina y'umwamikazi wari uyoboye Ubwongereza witwaga Victoria muri icyo gihe. Iri sumo reka kandi mwibutse ko rifite uburebure bungana na kilometero 1 na metero 700 z'uburebure mu butambike, bukagira metero 108 mu burebure bw'amazi amanuka ajya hasi. Iri sumo rya Victoria kandi ni isumo ryagize umumaro ukomeye mu mateka n'ubukungu byaho riherereye, aho mu kinyejana cya 20 ryakuriye ba mukerarugendo barenga 1000. Aba ni abari baje kureba ubwo bwiza bumvanye abandi, abari baje gutembera, kuruhuka, bakasohokera mu rwego rwo kugira ngo nabo babashe kubona ubwo bwiza birahiriwe n'abandi. Ndetse si ibyo gusa, kuko urumva yuko ahantu hari amazi cyangwa se urusumo byafashije mu kuba hakubakwa urugomero rw'amashanyarazi cyangwa se ubyita hydroelectric power, ubwo ni mu rurimi rw'Icyongereza. Twirengagije iby'amateka, ubukungu n'ubushakashatsi, sinarangiza iyi video kandi nakubwiye ko Victoria Falls ari ahantu hatagatifu ku muco w'abenegihugu kandi hakomeje kurindwa na leta za Zambia na Zimbabwe. Ese iyi video isobanura neza ibya Victoria Falls ari ikigufashije? Ni amakuru na make wari ufite irayaguhaye, cyangwa wari ufite amakuru makeya irayongereye, irongeye gukumbuza ingendo n'ubutembere se? Niba ari uko bimeze, byandike muri comment section tumenye ko wadukurikiye ndetse twishimire kubana nawe. Ndetse niba ari icyo ushaka ko twazaganiraho ubutaha, nabyo bitumenyeshe ubinyujije muri comment section. Ndi Fix Niyomanu, nge twabanye muri iki kiganiro kugera ku musozo. Mwibukije gukora subscribe kuri Iwacu Topic, wibuka kanda kazogera niba utarabikoze. Ibuka gukanda like, share ndetse na comment. Iyi video niguciye kutayisangije inshuti niba yakunejeje. Ngayo nguko.